urareba ibintu byabaye saga uri kubyumva ejo bazafata kandi mfite kujya kureba baby wanjye twari dufitanye gahunda uri kubyumva bafasha mani mwitseka mani ibyo byo kureba baby wawe birakureba indashoboye kwandika amanota 10 ni menshi ubusi ubwo biragenda gute ufashe iminota 3 kandika iyo kunirakaza mani nyine wowe ufite iminota 3 wandika none nimugoroba mani ntagaraba hari ntabwo uyobeye gahunda bafite basi reka mwereke goroba umunsi magaze nese kundanda gutamo n'amaduma ariko ko nayo mukigiye gutya note zingana gute tureba n'utupapuro gusa ekeraho izi mpapuro zose imwe ebyiri eshatu ashije ko nawe ko asoje usiga amanota 10 ako nawe uri kumva uyobeye ko kwimuka y'70 gusa ubwo bizagenda zishimira kubona nasi none urashaka ko namo amaduma ngahe ndagwa nk'atanu sesayo urupapuro ndabibarira ituma akose wabayite imbere n'inyuma nyine ntabwo ari nyinshi si ututuntu bikorera n'ibinkorera nk'imika yanjye mwana subize mwana kandi nanjye ejo bundi wazakenera ko mukorera akantu nkabigukorera ubuse nk'akewe ntabwo ukeneraho ushatse kuvuga ko utagikenera wowe asabaye mbwira wandikira ariko kumbwira ngo ngaho basi bifata gutya nta kibazo banze kunyizera ahubwo ngize akandi gatekerezo noneho ukuntu tugiye kubigenza nta kibazo ngiye kukwandikira ariko nyine nawe mu gitondo uzangurira bombo ni ikibazo bombo yindi y'umutuku nari nta kibazo ariko nagukoreye bombo sari ibirenze ubwo bombo yisimbuje amadumu nta kibazo ni Kinyarwanda ushaka kwandika byandikisha duhari mu isizo ubwejo nzayikuzanira nawe rero rubinkoreye nta kibazo wenda kwemera amazi akuranguye yuzanye ariko werega umuntu wanjye inshuti se zibereye iki gufashanya zibyo samisi wanishe kuri bike mbaga maya peni ya n'imikino kwayo gusa ntabwo mbikunda ibyo bintu bambaza bike ngiye ngo